mwarangiza kugira ngo mushima ahubwo mukaza mwandika ama comment mutuka abantu mwabamaze. Ese kubera iki mukunda ibibi by'umuntu kurenza ibyiza by'umuntu umuntu aba yarakoze? Ubu tuvuga yuko abantu turi babi gusa, turi babi na cyiza dukora ibibi gusa. Mwanza mumbwire, abantu dukora ibibi gusa nta byiza dukora? Nta byiza dukora, dukora ibibi, dora turi babi. Nta bwiza tugira mu mutima, dora turi babi. Nje kubarabura bro, iryo shaza ryanyu, ubwo bugome bwanyu, ubwo bwicanyi bwanyu bwo kwica abantu bahagaze ntago tubikeneye hano muri showbiz. Ukaza ukigira kagarara hano muri showbiz, ukaza kwirwa udarapa abantu bandikaho amagambo, ugenda ugafata ifoto y'umuntu cyangwa ugafata ikiganiro umuntu yakoze ukamwandikaho ibintu by'ibitindagасani, umuntu atazi ahantu biturutse, atazi aho biturumbutse. Umuntu yifitiye ibisazi byiwe, yifitiye ibistress byiwe, uri kumwandikaho ibintu tu biza bikanamwongera izindi stress ahagaze. Ukaza ukamwita amazina, ukaza ukamwandagaza, ukamugira nk'ari itorosho yiwanyu nkaha. Mbese nge narayobewe, abantu musigaye mwarariye ibiki muri no minsi bro? Musigaye muza kutwuzuriza zo stress zanyu mwararanye manye, mukaza muzitubyukiriza. Umuntu wakeneye kuvura ibikomere by'abantu bakomeretse, nawe ukaza kubomora noneho igisebe cy'umuntu cyari kirimo kirakira. Mbere na mbere niyamye jihad ndakwiyamye, nkwiyamye kuri post zawe, nkwiyamye mu mutwe wawe no mu ntekerezo zawe, ugenda unsibe mu bwonko bwawe unyibagirwa. Ndakwiyamye, higa umugati wawe ku ruhande rwawe, nanjye mige umugati wanjye ku ruhande rwanjye. Banyumva neza? Jihad ndakwiyamye, dukanamiza ukatwicara ku mutwe, urimo uragenda uzunguza amanyo mu mapantaro bro, warihinduye umugore kandi uri umugabo. Ariko ngiye narayobewe. Ubundi reka manze mbabazi, ubundi abagabo abahungu cyangwa abantu b'aba YouTubers nyine tw'utugabo musigaye mugira umuntu bw'ubugambo kurenza abagore. Abagore ubundi karibo abantu bavuga yuko bagira amagambo, dusigaye noneho tumeze gutya, akanwa kacu dusigaye twarakagize gutya. Abagabo nimwege musigaye muvuga kuturusha, nimwege musigaye mupfa umugabo mugenzi wanyu, ukifata ukandagaza umugabo mugenzi wawe. Ukifata ukandagaza umugabo mugenzi wawe, ukamwita amazina, ukamwita gake, ukamwita ibiki, ukamwita ibintu utamenya ukuntu bimeze. Nibe nanjye banashobora kuba mvuga nabi mfite ahantu biturutse, mfite ishingiro, ariko umuntu arabyuka mu gitondo abyukanya abadayimoni biwe, agiye kubatura abantu. Nkabura Yago muri kumuziza iki, muri kumuziza iki, muri kumubaza iki? Yago yafashije abantu, Yago yagize gute? Nawe ubwawe uri kumuvuga uyu munsi yaragufashije, nawe ubwawe uri kumuvuga uyu munsi, nawe uri kumucira mu maso. Yaguhaye ubuzima, yaguhaye amara mu kubaho, yaguhereje buri kimwe ubaho. Yandambi y'abantu b'iyi minsi utamenya ahantu bari kuyikura. Gikuno ukabona umuntu arimo aricisha undi kubera amafaranga bro, ukabona umuntu arimo aricara umuntu ku mutwe kubera amafaranga, ukamubuza amahoro, ukamuza guhumeka kubera amafaranga. Kubera ngo umuntu ngo ngamwanga tu, ngo umuntu aramwanga ngo yanga uno muntu, ngo ngiye ndashaka yuko umuvana mu nzira. Broski gasopu ngiye mbaye mbarabuye, ntihazajye n'umushenzi uza kunyitambika se nkwereke. Ngiye ko icyambere ndasengeye, icya kabiri ndi proud y'ubuzima bwanjye, man. Nawe nsenga, nawe nigi wawe, urumva? Nawe nsenga na n'uwo nigi wawe. Ibyo rero byo kuza kunkangisha ngo buri kanaka ngo ufite izina ngirine, iryo zina se ryamara iki abanyarwanda? Iryo zina ryakoze iki mu banyarwanda? Ryakoze iki? Ryabamara iki? N'abahanzi wazamuye se wazamuye impano zabo tubimenyera. Umwana se wagiye ukavana hasi ukamuzamura, ukamuhereza ubuzima, agahumeka, ejo akagusingiza akavuga ati kanaka yaramfashije. Si ibyizo bwe kuramuka mumokera abantu broski, ngizo za space zanyu.
muza mumokera abantu mubaze murimo murabanya ku mutwe mubabuza amahoro mubabuza gutekana no guhumeka. Ugafata umwana w'umusore cyangwa umukobwa aho kugira ngo uzamure impano y'umuntu ubizi neza yuko azi kuririmba cyangwa azi kubyina cyangwa azi gukora ibindi bintu afite ibintu yakorera abanyarwanda yageze kwirirwa guterana n'abantu amagambo, kwirirwa uvurirwa umuntu umwifuriza ikibi broski, kwirirwa utsikamira impano y'umuntu, kwirirwa wangiza urubyiruko mu mutwe, kwirirwa mubuza abantu amahoro, kwirirwa mubuza urubyiruko guhumeka, kwirirwa mubuza urubyiruko kubaho bro. Umwana niba nk'urugero urubyiruko rwinshi ndabizi neza yuko ndabihamya neza yuko iwabo biba bitameze neza muri famiye za bakaza imihanda bakavuga ati reka twihiringe tubeho nitwiture abatugiye nabi ariko basi byibura twebwe dukore cyane tugire icyo tubamarira natwe tugire icyo twimarira. Ariko aho kugira ngo umuhereze kwaje agukaza kumubuza amahoro, ukaza kumubuza amahoro n'umutekano, ukaza kufunga amayira bro. Amayira Imana yari mufungura ukaza kumufungira amayira. Iryo shyari ryanyu, iryo shaza ryanyu, ubwo bugome bwanyu, ubwo bunyamaswa bwanyu, ubwo bugoryi bwanyu turaburambiwe bro.